Bwana asifiwe. Tugeze mu mwanya wo gukora igikorwa nyirizina cyo kugasanira abavandimwe. Ni kino cyanditswe turimo cya Timoteyo nico turiho. Wifuje umurimo mwiza wo kuba umwepiskopi, akwiye kuba umuntu wemera guca bugufi, akazarira umuryango we neza. Inshingano zanyu mukazakurikira iki cyanditswe. Reka nze gusaba abahawe gukorerwa iyo mihango uyu munsi baze guhaguruka, muze kutuzanira akarago hano. Ijambo niri twaganiriye, noneho tuze gukurikiza ibindi bahagurutse. Icyo tuza gukora muri uyu mwanya tugiye mu wundi, mu itorero ryacu tugira umuhango wo kurahiza abantu mu nshingano tuza kubaha, kugira ngo inshingano bagiye guhabwa bamaze kwemerwa n'itorero babihamye, kuko bazabikurikiza. Murakoze cyane, bazabikurikiza neza. Reka mbasabe muhaguruke. Nimutambuke hano. Nibyo nari ntegereje ngo biriya bibanze bize kugira ngo bitambuka bizigire hino. Murakoze. Turaza kubaha indahiro yo gusoma, nyuma yabwo tuze kubasaba gupfukama. Turaza kwiyambaza abandi ba pasiteri kugira ngo tuze gufatikanya nabo kubasiga amavuta no kuja kubasengera. Ariko rero hano dufite abantu babiri tugiye gusengera. Abamama nimutambuke muze kubahagarara inyuma, niko tuza tubikora. Aba barasengerwa ku nshingano, ariko mufite urufunguzo rukomeye rw'iyihutuma. Aba barabavuga butumwa b'itorero rya Shaddai Revive Church hano muri iki gihugu no ku isi. Ariko kandi barizewe, bamaze kwizerwa n'itorero ryemera kubaha inshingano. Murabona ni babiri, bombi barasengerwa ku bupasiteri. Barasengerwa ku bupasiteri, ariko uko basengerwa ku bupasiteri, abantu bose muri lituriji zibaho bazabagira uyobora n'umwungirije bakorana. Bisobanuke neza n'abapasiteri bombi. Ariko ngenganyi niwe pasiteri responsable uzaba wungirijwe n'akazigaba muri uyu murimo. Dufite umubyeyi wacu mukuru uri hano, nanone ukomeje kuba
abayobora berekera, afite experience. Mutumva kuko uyu munsi wa none mugiye guhabwa inshingano ngo mumve kuko mugiye guhabwa ubushobozi buruta ubushobozi bwe, ahubwo niwe watanze amazina yanyu nk'umuyobozi mukuru wari uhagarariye iri torero muri iki cyicaro. Rero dufite indahiro iri ku ikoranabuhanga, hano baraza bayisome. Reka tubanze dutambutse Pastor Ngenganyi, ibyo mvuga arabisubiramo. Tera intambwe kugira ngo ibyo nsoma ubaho bibona. Aha urahuzuza amazina yawe yombi. Ndavuga ngo njewe uvuge amazina yawe yombi, wihamiriza ayo mazina nubwo tuyazi, uze gukurikira n'ibyo ndi busome. Njewe Pastor Ngenganyi Serugaba, ndahiye imbere y'Imana ishobora byose n'imbere y'itorero ryayo, ndahiriye imbere y'Imana ishobora byose n'imbere y'itorero ryayo, ko nemeye kuba umushumba w'itorero rya El Shaddai, ko nemeye kuba umushumba w'itorero rya El Shaddai, ko nzakora umurimo nshinzwe nkurikiza ibyanditswe byera, ko nzakora umurimo nshinzwe nkurikije ibyanditswe byera, ko nzubaha kandi ngazarinda icyerekezo, intego, imyizerere, ko nzubaha kandi nkarinda icyerekezo, intego n'imyizerere, shingiro z'indangagaciro z'itorero rya El Shaddai, by'itorero bya El Shaddai, ko nzubahiriza amategeko, ko nzubahiriza amategeko, amabwirizwa n'ibyemezo amabwiriza n'ibyemezo by'inama nkuru y'itorero rya El Shaddai, by'inama nkuru y'itorero rya El Shaddai. Imana izabimfashemo. Imana izabimfashemo. Dufite Bibiliya hano, arazamura ukuboko kuko indahiro yacu iri muri Bibiliya. Reka nyimuhe azamure uvuge ngo iyi ndahiro nyirahiye ku bw'ishingiro rya Bibiliya, ijambo ry'Imana. Iyi ndahiro nyirahiye yishingikirije ku byanditswe byera by'ijambo ry'Imana. Oh, haleluya. Arakoze cyane. Turaza kubasengera bose icyarimwe. Reka vise we yigira hino nawe asubire muri rya jambo. Ndavuga ngo njewe Pastor, uvuga amazina yawe yombi. Njewe Pastor Runezerwa Kazigaba, ndahiriye imbere y'Imana ishobora byose n'imbere y'itorero ryayo, ndahiriye imbere y'Imana ishobora byose n'imbere y'itorero ryayo, ko nemeye kuba umushumba w'itorero rya El Shaddai, ko nemeye kuba umushumba w'itorero rya El Shaddai Revival, ko nzakora umurimo nshinzwe, ko nzakora umurimo nshinzwe nkurikije ibyanditswe byera, nkurikije ibyanditswe byera, ko nzubaha kandi nzarinda icyerekezo, ko nzubaha kandi ko nzarinda icyerekezo, intego, imyizerere, shingiro, indangagaciro,
by'itorero El Shaddai Revive by'itorero El Shaddai Revival Church, ko nzubahiriza amategeko, ko nzubahiriza amategeko, amabwiriza n'ibyemezo by'inama nkuru y'itorero n'ibyemezo by'inama nkuru y'itorero El Shaddai Revive Church. El Shaddai Revival Church. Imana izabimfashemo. Imana izabimfashemo. Uzamure Bibiliya uvuge ko ibi ubirahiye wishingikirije ku ijambo ry'Imana. Iyi ndahiro twishingikirije ku Bibiliya, ijambo ry'Imana. Nimukome amashyi menshi cyane, mukome amashyi menshi cyane. Reka dusabe abantu bazane ibintu byo gupfukamaho hano. Okay, nimara nsabe ababyeyi bacu hano gutambuka, tugiye gufatikanya gukora uyu muhango. Reka duhamagare Revera Mataratara tambuke. Reka duhamagare nanone Revera Sebahiga atambuke hano. Aradufasha Revera Mataratara, aradufasha muwe mutuzaniye amavuta kugira ngo tubasukeho aya mavuta y'umugisha. Twamaze gusobanura aya mavuta nayo kubasha kubahesha ubushobozi bwo kubasha gukora. Bamaze kwizerwa bagahabwa inshingano, basigwa amavuta kugira ngo bahabwe imbaraga n'ubushobozi bwo gukora iyi mihango yose twamaze kuvuga. Rero nicyo kikimenyetso. Aya mavuta ni ikimenyetso, ariko hari imbaraga mu masengesho za Kristo Yesu zibasha gutanga ubushobozi bwo gukingura. Ni amavuta akingura impano zabo. Ni ukuvuga ngo agiye kubaheza icyerekezo, bagiye gukorera mu mavuta y'ubushumba. Reka dusabe pastor rero nimupfukame hasi. Aha, muce bugufi mupfukame. Uhereye ku mushumba mukuru, agiye kumumenaho cyangwa kumusukaho aya mavuta, kuko ahawe ubushobozi uyu munsi, yemerewe guhabwa ubushobozi bw'inshingano zo kuba pasiteri w'iri torero rya El Shaddai Revive Church. Reka ayamumeneho mu izina ry'Imana Data, mu izina ry'Umwana, mu izina ry'Umwuka Wera. Nimukomere Imana amashyi menshi cyane. Nimukomere izina ry'Imana amashyi cyane. Reka atambuke nanone, tungana hano imbere ye kugira ngo amusukeho amavuta, ahabwe ubushobozi n'imbaraga nk'uko yizewe n'itorero, mu izina ry'Imana Data, mu izina ry'Imana Umwana, no mu izina ry'Umwuka Wera. Reka sabe abapasiteri bose
baze tubasengere, nitumara baze bambika icyemezo cy'uko bahawe izo nshingano. Tubikora nyuma y'uko tumaze gusenga. Reka mbasabe abapasiteri muze mudufashe gusenga. Mubarambureho ibiganza abapasiteri bose, mubarambureho ibiganza, mubazunguruke, reka dusenge isengesho dufatikanyije. Uwiteka Mwami Imana, turagushima kubw'uyu munsi wa none, tugushimiye kubwa bene data abo wahamagaye ubakura mu isi, hanyuma ubatuma guhamagara abandi bantu, urababwira ngo muzaba barobyi n'abantu. Uyu munsi wa none tubarambitseho ibiganza, imbaraga z'umwuka wari uyu munsi wa none ziva mu kwizera umurimo wakoze ukawudusigira. Tubasaba imbaraga z'uburinzi, Uwiteka abasha guhinduka, babwe imbaraga zo kubasha guhindura. Uno munsi wa none asante kuko basinda gusimba kwera, imbaraga zo kubasha gukinga, imbaraga zo kubasha gukingura, imbaraga zo kubasha kurindwa. Urakoze Mwami Yesu, tugushimiye kuri iki gikorwa. Tubikoze dushizeho urufatiro rumwe gusa, n'izina rya Kristo. Izindi mfatiro zose zibagira n'ikizitarabayeho, ni wowe shingiro ryo kwizera kwacu kandi ni wowe ugusohoza. Tubikoze mu izina ry'Imana Data, mu izina rya Kristo Yesu, no mu izina ry'Umwuka Wera. Tubihamishije gukoma amashyi kuko ubisohoje mukiza. Imana ibahe umugisha, nimuhaguruke. Reka rero babambike. Imbaraga z'Umwuka Wera zimbemo, mavutane bamo. Reka imbaraga shaka, ahubwo dukora ibyo wenyine ushaka. Kubashwe n'ijambo ry'Imana n'umurimo w'Imana, uburyo bwo kutapfamo. Imana ibane nawe, Imana ikongere. Pasiteri Ngenganyi, ntabwo ibyo twambika ari ibintu byoroshye, ahubwo ko ni ukwambara umugozi wa Kristo tuboshwe kugira ngo tuzabe abakozi bawe. Imana ishobora byose, mubashishe umuha n'imbaraga zo kunesha n'izo kugukorera adashidikanya. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen. Reka noneho abapasiteri kabigirayo kugira ngo tuze kubashikiriza inkoni. Muyituzanire. Iyi nkoni yagenewe umushumba mukuru Pastor Ngenganyi, niwe uhawe gushumba itorero rya El Shaddai Revival Church hano muri iki gihugu, munsi y'umuyobozi mukuru Apotre Nsengiyumva Prince, uwemeye gutanga izi nshingano.
iyi nkoni turayimuhaye kugira ngo izarinde umukumbi. Abapasiteri murakoze cyane, turaza iyi nkoni turayimushikirije kugira ngo azayobore umukumbi, azayishime mu gihe kigoranye, kandi irimo ububasha bwose kuko tubikoze mu izina rya Kristo. Iyi nkoni ni iyawe uhereye none nka pasiteri w'iri torero. Hari impano twavuze kuko mu rugamba rwacu turwana na Satani n'inkoni yo kuvuga ubutumwa bwiza ni ibyanditswe byera by'Imana, ibyahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha bye, kumutunganya, kumukiranura, kugira ngo umuntu w'Imana abashitse afite ibimukuriye byose. Iyi niyo ntwaro yanyu muzakoresha mu rugenzi rwanyu rwose, kandi ubuzima bwose uhereye none muhawe inshingano kuzogeza Imana ibahamagaye. Pastor umwungirije, buri muntu wese yaho ububasha n'ubushobozi bwo kubasha kwisomera icyanditswe kera, ibi byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha bye, kumutunganya, kugira ngo umuntu w'Imana abashitse afite ibimukuriye byose. Iyi nkoni niyo muzakoresha muri iri torero no mu rugo rwanyu, uhereye umunsi muhawe inshingano zo kuyobora uyu mukumbi kuzogeza muhamagawe gukurwa muri iyi si. Uyu munsi wa none babaye abapasiteri, uhereye none tubishize ku mugaragaro. Muzoza muvuga ngo pasiteri Ngenganya, muzoza muvuga ngo pasiteri Kazigaba Runezerwa. Amazina yabo murayazi, ariko bahawe uwo murimo. Iryo zina mwiswe muzakora uko risa, ntimuryiswa ari izina rya sirino, ahubwo n'umutwaro ukomeye muzagendera mukabasha kuririnda, kuko muri hawe mu ruhame rw'abantu. Kubwa gusoza, zagenewe abahawe izi nshingano uhereye kuri izi tariki, bemerewe gukora umurimo w'Imana nk'abapasiteri uhereye izi tariki 30 z'uku kwezi kwa karindwi. Iki ni cete kibyerekana. Mushumba w'iri torero, iki ni cete kuko washoboye kwitwara neza ukagirirwa icyizere kugira ngo uyobore umukumbi. Iki ni cya pasiteri umwungirije Runezerwa Kazigaba. Itorero ryarakwizeye kugira ngo uhabwe inshingano. Iki ni ikimenyetso cy'uko wizewe ugahabwa ibi byete. Birataha mu mazu yanyu k'ikimenyetso igihe cyose aho muzatumwa muzaba mubifite, nubwo muzahabwa n'izindi zandiko ahari hose muzaba mugiye gukora umurimo w'Imana. Aba bapasiteri dusengeye ntabwo tubasengera ari abapasiteri b'iri torero gusa, ubuyobozi bwabo ni uguhera hano kuzogeza isi yose aho bazagera uwo murimo bafite uburenganzira bwo kuwukora. Reka rero mubaramute abapasiteri, mubafelicite. Nyuma yabwo nimba sinzi hano baza batanga amakado.
haleluya tube nk'abagira gutya twese tunyegeze ibiganza byacu dusuzanye twese muri uburyo kuko dufite uburyo bwo kuramutsa mugenzi wawe tunyeganyeze twese tugaragaze ibyishimo haleluya Imana ibaha umugisha nshimiye Imana kubaha ahantu mbere yuko tuza gukomeza n'ijambo ry'Imana nitwa Rugero izina ryanje bakomeje barivuga nturutse mu Buholande niho mvuye ndo mu pasiteri mu itorero rya El Shaddai kuko bamaze kubivuga ariko ntaragera aho ntuye mu Buholande nkorera muri iryo torero maze kuvuga nari umwe waha muri iki gihugu cya Kenya pasukiye cyo kimwe namwe mwese reka mbahe pole ubuzima bwaha ndabuzi nabubayemo nzi kuko bugikomeje gukomera kwa kundi kuko atari iwacu bantu babuza babo hari ibibazo byinshi byagiye biba byakoze ku mitima y'abantu mu buryo abantu bafite ibikomere bitandukanye ariko Yesu numwamuhumuriza mupole sana nabaye hano muri Kenya mu itorero rya Grace Tabernacle Church ndomwe mu baritangije muri vision ya Dr. Musinga ni naho nasengeye umupasiteri muri iryo torero no kuvuga ngo hano murumva kuko ntari umushitsi bafite abashirika siko se bimeze nza gukomereza iyo nagiye iki kibanza cyo twari mu kindi ni mugira igitaramo cyo munsi winga hano ni mugoroba ico gitaramo cyo munsi wiyinga ninje wakubise ingoma umunsi wa mbere twagaza dusengera Kayore akaba ariyo umoja muri Harvest akaba ariyo dutaramira ariko mbona ko ari ngombwa hari w'abakecuru twabanaga hano nanje nkabona ko biza bitugora kugenda uburyo bwacu bwo kugenda bukagora ndavuga ati dutangira igitaramo hano nimba gikomeje kubaho dushimiye Imana kuko Uwiteka Imana yakomeje kwagura umurimo wayo ntewe iteka kandi no kuba hano noneho nzanywe n'iki gikorwa bamaze kuvuga ariko nanone gishamikiyeho n'ikindi mfite urubanza rw'umwana cyangwa se ibirori naje gushingira mungu wanje mukuru Ernest Major Nzabaho muramumenyereye muramuzi ubukwe buzaba ni posho ku minsi 5 y'uku kwezi kwa 8 rero murararitswe mwese kuzahaba ubundi kandi ndi hano ndi ntumwa y'itorero rya El Shaddai ryo mu Buholande munsi y'ubuyobozi bwa Apostle Sengiyumva Prince no kuvuga ngo nje muhagarare gukora igikorwa yarafite umugambi wo kuza kugikora twari kuzana ariko ntiyabona uburyo bwo kuza ubwo rero ndanashima n'itorero ndabizi ko bazankurikira ndashimira n'umuyobozi wampaye opportunity kugira ngo nze kuba hano tube turi kumwe namwe rero reka niyegereze mwebwe mwese nubwo bamaze kubiyegereza ahanciye bugufi cyane mpafite ababyeyi banje bandeze mu itorero ryanje rya Kavukire ni muri Methodiste niyo nakuriyemo nishakiramo nikoreramo imirimo kugeza ngeze ahandi umuntu mukuru ndashima uburere bwanyu babyeyi ndabubaha cyane nukuvuga ngo nuko ari amategeko y'ikanisa mfite ahandi hantu nturutse ngomba gukora ibi aba nibo nari kubwira ngo nimuze mu mwanya wanyu mbahize inshingano ariko mwaratureze turakura n'ubundi turacyabubaha ibikorwa turakomeza dufatikanye namwe ndabiyegereje mwese ababyeyi bacu namwe mwese abayobozi bari hano mushumzize intama kaze n'Imana ibaho umugisha muri ababyeyi biza bazi kurera reka rero nshimira itorero ku ikaze baduhaye ubwo no kuvuga ngo barihaye
itorero ryose rya Eshada International Church. Imana ibaha umugisha kubasha kutwakira nubwo ari ngombwa kuba Kristo, ariko nabyo ni ibintu by'agaciro kenshi. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana twari dufite kuva na gatanu, n'ejo hashize ni poshono y'uyu munsi. Twari dufite ijambo rivuga ngo umukozi wahamagawe n'Imana. Umukozi wahamagawe niki? Wahamagawe n'Imana. Niyo teme yacu dufite muri no minsi ndayisoza uyu munsi, nza gukomerezaho n'imihango yo gusengera aba bene data bahawe bagira icyizere n'itorero kugira ngo bahabwe inshingano. Rero ndabigereje namwe uyu munsi muri abashitsi bakuru, nubwo batwegereje baravuga ngo turi abashitsi bakuru, ariko twese abashitsi bakuru naba nimwongere mukoma amashyi ku bwabo. Reka dusenge nitumara dukomeze. Uwiteka Mwami Imana, turagushimiye kubw'uyu mwanya, uhimbazwe kuko mpagaza kugira ngo nganire n'ubu bwoko bwawe. Imbaraga z'umwuka wera zibashisha uhagaze kuvuga, ndazizera, nzi ko zikora umurimo iminsi yose. Utubashisha kuvuga, ukatubashisha kumva. Umwuka wera tubashisha kwera imbuto uko ijambo ryawe bishaka. Singushidikanyaho, urakora buri munsi n'aya masaha nayo. Amen. Umusomyi wacu mwiza ubangutse nadusomere mu gitabo cya Mariko 10:43 kugeza kuri 45. Mumuhe ndangurura amajwi kugira ngo Mariko 10:43 kugeza kuri 45. Undi nawe aba yiteguye kudusomera urwandiko rwa Timotheo rwa mbere 3. Araheraho aze gusoma harehare, ariko sinza kuhasobanura, nkeneye ngo tuze kuhasoma ubwa kabiri. Uyarangije gusomaho mwe mwahateguye urwandiko rwa mbere rwa Timotheo 3:15. Ariko muri mwe siko biri. Yego. Ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe aje aba umugaragu wanyu. Ushaka kuba mukuru muri mwe abiki umugaragu w'abandi. Kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe aje aba imbata ya bose. Umuntu ushaka kuba imbere y'abandi akwiye kuba ari imbata ya bose. Ni ukuvuga ngo hariho amagambo abiri. Uwahamagawe n'Imana ahamagariye umurimo w'Imana yemera kuba imbata, yemera kuba umugaragu munsi y'abandi bose. Kuko umwana w'umuntu nawe ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Amen. Kristo nta kindi cyamuzanye, yaje kuba incungu ya twese. Yaciye bugufi, yiyambura ubwiza n'icubahiro, arapfa ku bwa benshi. Aha hantu hari amabwiriza rero, ari nayo tuza kuza kuvuga mu wundi mwanya, ari nabyo biri mu nshingano z'igikorwa cy'uyu munsi. Komeza. Timotheo wa mbere 3:1 tugeze ku 15. Yego. Iri jambo ni ryo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi abe yifuje umurimo mwiza. Nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe. Nicyo ni icya kabiri. Abo udakunda ibisindisha wirinda. Icya gatatu. Ugira gahunda mu kubaho kwe. Icya kane. Ukunda gucumbikira abashitsi. Icya gatanu. Ufite ubwenge bwo kwigisha. Icya gatandatu. Utari umunywi wa vino. Icya karindwi. Cyangwa munyarikoni.
icya munani, ahubwo aba umugwaneza icya cyenda, utarwana, yego icya cumi, utari umukunzi w'impiya, cumi na rimwe, utegeka neza abe mu rugo rwe, cumi na kabiri, ategeka abana be kumvira cumi no na kubaha gatatu, rwose, yego, entre parenthèse, mbese Mm, utazi gutegeka abo mu rugo rwe yego, yabasha ate kurinda itorero ry'Imana? yego, Kandi ntakwiriye kuba uhindutse umukristo vuba yego, kugira ngo adakakaza akagwa, Mm, okay, atikakaza akagwa, atikakaza akagwa, agacigwaho iteka Satani yaciriweho. Kandi akwiriye gushimwa neza n'abo hanze kugira ngo adahinyuka akagwa mu mutego wa Satani. 8. Kandi n'abadiyakoni nabo nuko bakwiriye kuba bitonda, batari interaganya cyangwa abamenyerewe vino nyinshi. Okay. Abamenyereye vino nyinshi bakifuza indamu mbi. 9. Ahubwo bakomeza ubwiru bwo kwizera bafite imitima itabacira urubanza. 10. Bakwiriye kubanza kugeragezwa maze niba tabaho umugayo babone gukora umurimo w'ubudiyakoni. 11. N'abadiyakoni kazi nabo nuko baba bitonda, abatabeshera abandi, yego, abadakunda ibisindisha, yego, bakiranuka muri byose. yego, Abadiyakoni babe abagabo b'umugore umwe, yego, bategeka neza abana babo nabo mu ngo zabo. yego, 13. Kuko bakora neza uwo murimo w'umudiyakoni bibonera umwanya w'icyubahiro mwiza, yego, n'ubushizi bw'amanga bwinshi bwo kwizera Yesu Kristo. 14. Nkwandikiye ibyo niringiye ko nzaza kugusura vuba, kandi mikwandikiriye kugira ngo nintinda uzamenye bikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana, ariryo torero ry'Imana ihoraho, ariyo inkingi y'ukuri igushigikiriye. Amen. ibi bikorerwe kugira ngo tumenye ibikwiye kugenzerezwa mu nzu y'Imana. Haleluya. Barakoze abasomyi bacu gusoma neza. Nkuko twamaze kuvuga, umutwe w'ijambo dufite uhereye mu minsi 2 ishize ko ari umukozi wahamagawe n'Imana. Reka tuvuge uko twagiye tuganira muri no minsi ishize naho twari tugeze, dukomeze. Hano twari dufite amagambo ageze kuri 5 twari dufite kuvugaho ariyo tugiye gusoza. Ijambo rya mbere ni ukuntu Imana ihamagara. Ijambo rya kabiri twari dufite ni uburyo abo bahamagariwe izi nshingano bashirwaho. Ijambo rya gatatu ni intwaro bakoresha. Abo bamaze guhamagarwa bagira intwaro bakoresha muri uwo muhamagaro bahawe cyangwa se muri izo nshingano bahamagariwe gukora. Ijambo rya kane ni imyitwarire yabo, uko bagomba kwitwara, niryo twari tugezeho bamaze guhabwa icyo cyizere. Irya gatanu ni inshingano zabo nyirizina. Haleluya. Muri aha twavuze kuko Imana ihamagara, twavuzemo kabiri. Twavuze Imana ihamagara ikura abantu mu byaha. Umuhamagaro wa mbere wo kuva mu mwijima abantu bakaja mu mucyo, bakava mu byaha bakahindurwa kuba abana b'Imana bahawe ubugingo bw'iteka. Tuvuga umuhamagaro wundi wa kabiri, nabongera guhamagarwa bakuwe muri abo bahamagawe, noneho bagahabwa inshingano zo gukora. Aricyo gikorwa cyo uyu munsi wa none. Haleluya. Kandi tuvuga kuko abo bantu uburyo bashirwaho ni mu buryo bunyuze mu kuri, bidashingiye ku kimenyane, bidashingiye ku cene wanyu, bidashingiye ku zindi nyungu izo arizo zose waba ufite ku muntu, ahubwo bishingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Muti haleluya.
turavuga ngo intwaro zabo bakwiye kuba bafite, ikintu cya mbere bakwiye gukoresha ni ijambo ry'Imana. Niyo ntwaro bakoresha. Bagakoresha intwaro yitwa amasengesho, bagakoresha intwaro yitwa inama. Simbitaniraho kubera kuko twarabiganiriye, turabi explaininga cyane umwanya munini, si byose? Yego, izo ni intwaro bagomba gukoresha. Ko ndavuga ibyo twagiye tuvuga. Hanyuma rero twavuze imyitwarire yabo, twavuze kuko ari abantu bakwiye kuba bizeye mu kuri. Ngiki ishingiro rikomeye ry'abera bose. Haleluya. Ni ukuvuga ngo umuntu wese wahamagawe umuhamagaro wa mbere n'uyu muhamagaro wa kabiri, cyangwa se kuguhamagarwa kwa kabiri, ni umuhamagaro umwe, ariko aho umuntu ava mu ntambwe akagera mu yindi ntambwe, wose uracyari umuhamagaro umwe wo gukurikira iki? Kristo Yesu, cyangwa se wo kumva ijambo ry'Imana twamara tukizera. Twavuze ko mu myitwarire yabo baba bakwiye kuba bitwaye nk'abantu bizeye Imana by'ukuri. Dusobanura kwizera, tuvuga kuko kwizera biva mu kintu umuntu yumvise, nukumva ijwi, wamara ukaryakira kuko ari ryawe, noneho wamara ukaryemera. Wamara kuryemera ugatangira gushira muri process yo gushira mu bikorwa, gupuratika icyo wizeye. Cyamaze kuba ikintu kikabyara ibyiringirwa bigaragara hanze. Muti amena. Tubisobanura mu ijambo rigufi cyane, turavuga ngo kwizera ni ukwemera ko mu mutima. Iyo umuntu yizeye, twavuze kuko hari ibintu bibiza bimuranga. Ijambo rya mbere arabihamye, twizeza umutima tukabihamisha akanwa kacu ndetse n'imirimo. Birashoboka kuko hari uwakora atizeye, ibyo bibaho, ariko nta wizeye utazugira gute? Utazukora. Umuntu yokora atizeye, ariko nta muntu wo kwizera ngo areke kugira gute? Areke gukora. Dutanga urugero rw'ikintu cyoroshe cyerekana kuko umuntu amenya kuko yizeye cyangwa atizeye. Twavuze yuko ikimenyetso uzomenyeraho kuko wizeye cyangwa utizeye, ikigaragaza kuko utizeye, ni ikibazo uza wibaza nimba wizeye. Aho turumvikanye? Ikikwereka kuko utizeye, ikizakumenyekanisha kuko utizeye, ni ikibazo uza wibaza nimba wizeye. Kuko wizeye mu by'ukuri ntazayongera kugira gute? Kubyibazaho. Aba yarumvise akabyemera, bigashika muri we, akitwa uwizeye mu kuri. Kandi kwizera nta handi hantu biva, ni mu ijambo ry'Imana rya Kristo wenyine. Tuvuga kuko ubundi kandi bakwiye kuba ari abantu buzuye umwuka wera w'Imana. Umwuka wera w'Imana nibwo bumana bwonyine buba mu muntu. Umwuka wera nibwo bumana budutuyemo. Ntibishoboka kuko twakora umurimo w'Imana, umurimo wa Kristo twasigiwe. Yesu yakoreshejwe n'imbaraga z'umwuka wera zimubashisha gukora mu isi. Yesu arapfa, zimubashisha kuzuka. Yesu arazamurwa, asiga isezerano kuko azawohereza arizo zonyine mbaraga zizoduhesha kubasha kumuhamya. Haleluya. Kandi zamara zikaduhesha imbaraga natwe ubwacu zo kubasha kumuyoboka mu kuri. Arababwira ngo umwuka wera w'ukuri naza muri mwe, ngo azabayobora mu kuri kose. Uhereye ku 16 mu gitabo cya Yohana, uzasome ukomeze. Arababwira ngo umwuka wera naza niwe uzabafasha kugira gute? Gutsinda isi. Aka kantu itorero, Imana ni ifite itorero ku isi, ifite umugeni wayo ku isi. Ariko abavutse mu bise bya Kristo Yesu, nitwe twahawe uburyo bwo kubasha kwamamaza izo mbaraga z'itorero ziva mu bumana, biciye mu mbaraga z'umwuka wera wamanutse mu bantu. Halo. Ibyo nibyo twahoze tuvuga, kuko ntibishoboka kuko utaramuhawe
yanezeza Imana, yayobora, kuko umuyobozi umwe utuyobora tumaze kwizera Kristo Yesu ni umwuka wera uba muri twe akatuyobora tukabona uko tuyobora. Tutarayoboka umwuka wera ntibishoboka kuko twabona uko tuyobora. Ubwo buyobozi bundi buba ari ubw'idini n'amategeko kandi bitashoboye gukiza abantu. Ababikurikiye bararimbutse kubwo impamvu imwe gusa, kuko batari bafite izo mbaraga z'umwuka wera. Ariko turashima isezerano rishya ryabonetse tugahabwa imbaraga z'umwuka wera, arizo zitubashisha gukora umurimo w'Imana. Ababyeyi bacu, Imana ibaha umugisha. Haleluya. Hanyuma rero muri iyi myitwarire yabo ikindi tuza kongeraho, bamaze kuzura umwuka wera azabahesha ubwenge. Umwuka wera ahesha abantu ubwenge, ubwenge bwo kubasha kumenya, kumva, ubwenge bwo kubasha gusobanura ibyo wumvise no kubikuramo ikintu kizima. Ibyari bije bibishe, ibyari bije bitumvikana. Imbaraga z'umwuka wera zitanga ubwenge, zihishura ubwenge, kubera kuko ubwenge buzima buhishwe mu mbaraga z'umwuka wera. Iyo umwuka wera ni nka kurya kw'igikono cya mibe, niwe uzurishwamo ubwiru bwose bw'ubumana. Ni ukuvuga ngo iyo tubashije kubasha kwakira zirya mbaraga zikaba ziturimo, duhishurirwa ubwenge bw'ubumana buduhesha uburyo bwose bw'ubuyobozi ubw'Imana yemera nuko ijambo ryayo ribivuga. Haleluya. Hano twasomye ibyanditswe, uwo tureberaho urugero ni Kristo Yesu. Abantu bamubwiye bamubaza ushobora kuba yaba mukuru, kuko abantu batekerezaga iby'ubu buzima bakareba iby'isubahiro muri ubu buryo bundi busanzwe bw'amaso abona. Ariko Yesu arababwira ngo umuntu ushaka kuba mukuru niyemere kuba umugaragu w'abantu bose. Ushaka kuba imbere ngo yemere agire gute? Asubire kandi abimbata ya bose. Aha hantu Yesu yarashatse kuvuga icyo yakoze kugira ngo bahagaze mu cyimbo cyo kwamamaza ubutumwa Kristo yari gukomeza kwamamaza, kuko yari mu mirimo yagombaga kuzamuka, baba bafite kopi y'icyo Yesu yakoze kugira ngo izo nshingano tubashe kuzikora neza. Ijambo ry'Imana rizatubwira ngo Yesu amaze guca bugufi, haleluya, amaze guca bugufi ntiyanga no gupfa urupfu rwo ku musaraba, yemera kwikorera biriya byaha byacu byose, yemera agashinyaguro, yigira umuntu uri munsi cyane, uwo abantu bima amaso basuzugura, ngo Imana yakoze iki kintu imaze kubona icyo Yesu akoze. Haleluya. Ngo Imana yaramurebye ibona nta kindi kintu yokora, ngo iramuzamura, imaze kumuzamura ngo imushyira hejuru ngo y'imbaraga zose, imushyira hejuru y'amami yose, imushyira hejuru y'ubushobozi bwose, ngo Imana imuheze izina ari ryo tuwavuga rya Kristo, kandi iryo zina ngo riruta andi mazina yose y'abakomeye bahamagarwa mu isi tuzi, abahagurukirwa n'abatererwa amasari n'abarya bose bagaragara kuko bapfukamirwa, ngo ayo mami yose acishwe bugufi, ngo amavi yabo yose ngo apfukamire Yesu, kandi ngo indimi zose zature ko Yesu ari umwami. Yesu ni umwami. Haleluya. Poya fore bayi. Amaze uwo mugabo Yesu sasa asiga imbaraga z'umwuka wera zitubashisha gusa nawe, bivuye mu kumwizera no kwemera guca bugufi. Noneho rero kugira ngo tubashe kuyobora umukumbi w'Imana, biva muri za mbaraga zacu n'ubu buryo twabashaga gutekereza, ahubwo kugira ngo tubere urugero rwiza natwe duse nawe, tubashe kumenya gutekereza guca bugufi bitandukanye nuko twari tumeze tutarizera. Halo.
izi mbaraga zo kubasha guca bugufi yazeshejwe n'umwuka wera yohereje. Haleluya. Umwuka wera wamukoresheje. Uwo mwuka wera nzashima Imana kuko wamanutse. Yesu nubwo yakuye itorero mu maraso ye akaba yararibyaye, yarihaye umwuka wera wo kubasha kurirera, kandi kugira ngo arere itorero azarere imitima yacu, yamara kurera imitima yacu akaduhagurutsa tukaza tuva kuri step tukasubira kandi tukagera ku yindi, tukava mu buntu tugasubira tukinjira mu bundi kubw'imbaraga z'umwuka wera, ariko twizeye Kristo. Mukozi wahamagawe n'Imana aca bugufi kuko hari imbaraga zimubashisha kubasha guca bugufi. Ubu noneho mugiye ku ruhando, ubu mugiye kuba mu bizamini. Ubushize nawe ugiye kuko ikintu cy'ubupasiteri kuyobora abantu si proje umuntu yakagombye gukora ngo atekereze, ahubwo ni umuhamagaro wonyine ukwiye kuva ku Mana. Ni umuhamagaro, si igitekerezo gusa umuntu abaye atabashije kumenya icyo ari cyo ukacifuza nk'uko wifuza undi murimo wose, aho nukutabasha gusobanukirwa. Ariko ni umurimo usaba kwihangana, guca bugufi. Aba bantu rero bakwiye kuba bashimwa n'abantu bose. Icyo kintu umuntu yo cumva muri ubu bwenge, kugira ngo bashimwe n'abantu bose, icyo kintu umuntu yo cumva kirasobanutse muri ubu buryo. Ni ukuvuga ngo imbaraga z'umwuka wera w'Imana twahawe, iyo duciye bugufi tukemera kuko atuyobora, tumenya igihe cyose, iminsi yose, amasaha yose kubasha kubabarira aka kantu. Ubundi kandi natwe biduhesha kubasha kumva no kumenya no kwakira ko twababariwe ibihe byose. Hatabaye icyo, ibindi byose ni idini. Ni ukuvuga ngo centre y'ibintu byose ni iki kintu cyitwa umwuka wera. Haleluya. Bashimwa na bose. Ni ukuvuga ngo muri kirya gihe ubasha kumenya uburyo bwo kubasha kuvugana n'abantu, gukurikirana n'imiterere yabo n'imyitwarire yabo no kubasha kubakira. Ubundi abantu bagira zamiri zitatu. Hariho zamiri safi, hakabaho zamiri zaifu, hakabaho zamiri mufu. Abakorera muri zamiri safi mu buzima niba abandi bagira zamiri safi, umutima nama, umutima nama muzima. Zamiri safi ni umutima nama muzima. Zamiri zaifu ni wa muntu baho azajanywa n'ababaye benshi. Abanebwiyo babaye benshi azajana nabo, abanyamwuka nabo babaye benshi nawe azajana nabo. Zamiri mufu ni wa wundi eko ya ntagira icyo atinya mu buzima, ikiza kize tiyotekereza icyo avuga ngo hari kirahungabanya undi muntu. Abo nibo bagira zamiri mufu. Ni ukuvuga ngo iyo uhawe inshingano zo kuyobora barya abantu bose, uzubaje imbere ugasuruka baje inyuma, ufite inshingano zo kubasha kubegera. Haleluya. Ugashimwa na bose. Ejo nari mbaye mvuga ikintu abantu bahaguruka, nari mbaye ntanga inama ku bayumbe bagenzi banje. Ndavuga ati ikintu abantu babaza bahaguruka, umuntu agahaguruka akajajinga abantu cyangwa agacira abantu urubanza mu itorero, ufite ubutumwa bw'umuntu uzugenda ukamusanga ukamuganiriza. Ariko guhagarara ngaha umucamanza umwe gusa ninde? Ni Yesu. Kandi Yesu ahindura umuntu buri munsi, kandi abantu bose ni beza, kandi abantu bose ni bande? Ni babi. Nta kindi kintu yaduciye, ubuntu nibwo yadukijije. Iyo twabashije kumenya ko twababariwe, biratworohera kubasha kubana n'abakomeye, tukabasha n'aborohe, tukabasha kubana n'abandi bazabavuga cyane, tukabasha kuvuga n'abandi, kubana n'abandi bazabaceceka cyane. Wavuga ntibaruhe bagusubiza bakakwirura nk'abateye bakumva nk'abatariho. Izo zamiri zose mukwiye gushimwa nazo. Itorero riho abantu baje kubaka, iriho abandi bantu baje gufashwa bashaka ubufasha mu itorero,
hariho abandi bantu bazanywe no kuri senya, ariko abo bose ikintu dufite ni ukugira ngo twamamaze ubutumwa biciye mu byo tuvuga no mu mbuto tuberera, kugira ngo abo bose tubagaruze urukundo, kuko ari igihe cy'ubuntu, kugira ngo babashe kwakira umwami n'umukiza uwo twamenye. Yesu yaraje kugira ngo tubeshweho nawe, natwe twaramumenye turamwizera, kugira ngo abandi nabo babeshweho n'imbuto twera. Roma ya boy, haleluya, Mana ishimwe cyane, Mana ishimwe cyane. Bagira ubuntu, aba bantu ni abantu bagira ubuntu. Ni ukuvuga ngo abahamagawe gukora umurimo w'Imana bicara igihe cyose ari abanyabuntu. Telefone zanyu zizohore zikinguye, bazoguhamagara mu gitondo, baguhamagare nimugoroba, baguhamagare nijoro, bakubuza akazi kawe, kandi utabatezemo umushahara. Wowe kandi ntibazoguhamagara ngo uvuge nk'abanyempana ati mu nzu ndaja kubasengera ariko nta kawunga mfite, mugire icyo musukumira kugira ngo nje kubasengera ku musozi. Oya, siko bimeze. Wewe ugiye cyose bazoguhamagara, ugire gute? Ugende bataguhaye itike, wamuhisha umukirisitu kuko ntayo ufite, uyikabe, wita umurimo w'Imana. Bagira ubuntu bwo gukora. Haleluya. Babyeyi beza, imiryango yanyu igiye gukingurwa, nubwo tuzi neza kuko yari ikinguye, kuko muri abakirisitu nta teka tubacira, turabizi ko muri abagwe neza, mukora neza, nico gituma itorero ryabizeye, ariko bigiye gukomeza kwaguka. Mwari mufite umugisha w'abake, ariko muhawe kubyara aba bose bari hano, imiryango yanyu irakomeza yaguke cyane. Haleluya. Biyubaha, badafite ibyo baregwa, batari abanyemanza, bataregwa none ngo barezwe ejo, ngo bajanye iki, bakoze iki. Oya, ko ndihuta. Ubundi kandi bavuze icyo umugore umwe, icyo cyo ndango cyarakemutse mu buryo tuhaye tubona, ngira ngo naba nta bandi baba ku ruhande, uretse ko atari abatoya tubwira gusa, n'abandi bakozi bose hariho batazabaharika ngo babazane. Uwo mukozi nimba yarahamagawe n'Imana, hari icyo yahushijeho gatoya, afite umwanya ariko wo kugaruka, si byo se? Yarahamagawe n'Imana, intege nke zibaho ku bantu bose, ariko uwahawe inshingano arangwa no kugira umugore umwe. Wale wakando mugani y'Abaswahili baza bavuga, abo ntibabaho, barasezererwa burundu, ariko ndizera ko no mubizera ibyo bisa n'ibyashize, tudatekereza ko abahe baja mu ijuru bakibigenderamo. Ariko niba bariho, ijambo ry'Imana nico ribereho, nico gituma rivugwa iminsi yose, kugira ngo abantu babashe guhindurira imikorere yabo. Ubundi kandi banga umugayo, batanywa inzoga, bategeka neza abo mu miryango yabo, bataryarya, batifuza indamu mbi, bakiranuka muri byose. Ni byiza ko mu buzima bwacu tugomba gukora iki kintu. Iki cyo ni cy'abakirisitu bose, si n'icy'abayobozi gusa. Mu bintu bibi bibaho, umuntu nukuba umukirisitu waniyinga, habe nawe baguhaye ibyo kurya by'ikibunguzo urya umunsi umwe gusa wiyinga, ko murumva kuko byogorana. Noneho rero kuvuga ngo tuza dutega amateraniro y'abakirisitu, mu nzu ngira abakirisitu benshi, abana 8 nanje na madame, aho tuza dusengera n'ahantu habaye nka kure, tugenda ibirometero 90 birenga. Ubukirisitu bwiriya burahenze cyane kabisa, iriya burahenze rwose. Ubukirisitu bwo hanze burahenze, ndavuga homba iburaya mu Holland, ahandi hanze hose simbizi, ariko ibwacu burahenze. Kugira ngo tuzobone iteraniro
ni ukuvuga ngo bamwe bazava muri nora abandi bakava muri asirazuba abandi mu burengerazuba tugahurira hagati ni nka rya kanisa ry'abadomineri wakazubona bakaryubakira mu irango ukazubona abantu ko baravira mu mubande n'amahuzu y'imyeru bakarengire bakaza guhurirayo natwe tuva hirya no hino kandi bisaba ubushobozi amatransporo nza mbabwira ngo nubwo tuza tujayo ntabwo tuza tuja mu materaniro hariya amateraniro turayagira mu nzu sinoshorera abakristo 9 10 ngo nza mbajana tuza tuja guteranira tuza duterana tutagira ikanisa ryo mu nzu ufite abantu bose bahe baja mu ijuru nabaririmbyi cyangwa se bafite n'indi mirimo yose bakora nibashake bari abana batoya tiwi hari umuntu wari wasenga ko abana be bagomba kubibirara ni ngombwa ko tugomba kugira amatorero yo mu rugo igihe abantu batahutse apana kuza dukora imisi 5 ngo ugende tugira amezi 2 amezi 3 amezi 4 amezi 5 n'igihe utagira ni kanisa ryo mu nzu tutahubiri wengine wataokoka bali nyumba zetu zitaharibika ni byiza ko uburyo bwo kubasha kurera aba mu rugo neza nta zindi imbaraga zova nta handi imbaraga zova buri muntu afite uburyo bwe bwo gutekereza no kuvuga no kwisobanura uburyo bumwe gusa bwo kugira ngo urugo rutungane rube ruzima nuko ruhuzwa n'imbaraga z'amasengesho imbaraga z'amasengesho yo mu rugo azabasabanisha agatuma burya bose mwari mwavuganye hariho akantu katagenda abahuza mukongera mukiyungira ku musaraba umusaraba wa Kristo Yesu wari utambitse kwari ukuduhuza n'Imana kugira ngo tumara guhuzwa n'Imana ubwacu natwe tubone gukora relation yo kwihuza ku musaraba haleluya hariho institution zibiri Imana yashizeho zonyine izindi zose nibyo tugenda dupanga muri plani zacu kintu cya mbere ni umushinga w'urugo umushinga wa kabiri ni uwitorero byavuye mu Mana yonyine mu gushaka kwayo konyine gusa nico gituma satani azabirwanye nico gituma dukwiye guhagarara ku ngo zacu tugakora ibishoboka byose tukazibungabunga tukabigisha gakiza abana tukabarera bakiri batoya umwana watangiye kumurura akiri muto ukamubwira ati iyi huzu si nziza njye arizo bazabagura nkamubwira ati iyi huzu ni nziza ariko si ya muno ni nziza ariko si ya muno ni yahandi niyo mu isoko nabandi bazabazigura ndashaka kuvuga nk'umwana ushaka kuba yotekereza kwambara uko abisi bazabambara siko se tugira abana ndavuga b'abakristo usanga umuntu yagiye mu isoko akagura ihuzu yashize za deshire umuntu akagenda abana b'abakobwa b'inkumi babari bacu akagenda yambaye ubusa imbere y'abasebukwe na banyirabukwe n'abandi uwo ni umwari mbere y'abantu nuko tutabatoza kwambara bakiri bato tukazabona ari ibintu bisanzwe ariko tubatojeje ari bato baza babyumva bakumva kuko bakwiye kwambara muzamubwira ngo kwambara neza se nicaha simbivuze kuko biriya baza bakora mu bandi bantu bakuze muri iyo myizerere tico mubuza kuja mu ijuru yizeye Imana sibyo se ariko gukurikirana nuko twarezwe kubera iki dushaka ko abana bacu badasa basuko twebwe tudasa umuco wacu ni mwiza kuwukuriramo kandi tukawutoza n'abana bacu bakawukuriramo igiti kigororwa kigito ni byiza gutoza abana bacu aho tubatoreza ni mu ikanisa ryo mu rugo rya buri munsi icyo nicyo gihe tuzagira urugo rutagira amagawa tukabatoza ijambo ry'Imana haleluya hari ibyo njyewe nza mvuga mu itorero turimo ariko bishobora kuba bitabareba mwebwe nza mvuga nti umuntu w'amaderete yoza mu ikanisa tukabana tukamugana ijambo ry'Imana tukeneye bari abantu bose batarabasha kubasha gusobanukirwa ariko nimba ari ukuvuga ubutumwa ni ukuvuga ngo nzamuhangura kuza gutanga ubutumwa no yambaye amadirete tuhaye tumutuma kuja kubwiriza abarasta hanze ariko akivuga ubutumwa hano sinza mbimwemerera umunsi tuzogira umumaro wo kugutuma kuja kubwiriza abarasta nzoguha ifaranga wamuyakaraga birya byose uko bishaka ushaka kuvuga ubutumwa hano nimbura umuririmbyi n'undi wese uvuga ubutumwa nta kintu cyo kutuzananira mini hano nguze wambaye ubusa abandi bakambara nk'abari mu madushe
uhagaze hano uhawe utanga ubutumwa bwiza, erega ibyo tuvuga dukwiye gusa n'ibyo tuvuga. Haleluya. Ibyo byose tubitoreza mu rugo. Turi mu kugira amakwe y'abakirisitu, turaburaririje gabwanje ejo. Nanje sinzi uko bazobyuka bameze. Yeme mwokagira Imana, twigisha abana mu mago kabisa, tugerageze. Nanje uko n'urugambaga nkiriho, si byose n'urugamba mutumvaga ngo nanje nararutsinze. Turagerageza ibishoboka byose. Icyo mpaye mvuga ni ukurera abana neza mu rugo. Ni ukuvuga ngo iyo batoza discipline bihereye ku ijambo ry'Imana, ubigisha indangagaciro. Umwuka wera yaje azayigisha indangagaciro, umuntu akamenya agaciro. Ni ukuvuga ngo iki turimo kiza gisumza imbaraga ikiduhamagara cyo mu isi, bigatuma twamamaza iki turimo, abisi bakacakira, ntibaduhindure twebwe tukabahindura. Alo, reka tuje ku nshingano zabo. Inshingano za mbere z'abahamagawe uyu muhamagaro, inshingano za mbere ni ukwamamaza ubutumwa bwiza mu isi. Umuntu wahamagawe w'umuyobozi, inshingano ya mbere afite niyo kwamamaza ubutumwa bwiza mu isi. Ubutumwa bwiza ni iki? Ni Kristo wenyine. Ni ukuvuga ngo ubutumwa aho bushingiye si amakuru y'ibyabaye, si n'ibitangaza Imana yadukuriye, keretse iby'igorigota. Ariko ibindi byose ubutumwa bwiza tubasha kuvuga ni ukuvuga kuvuka kwa Kristo. Haleluya. Tukavuga gupfa no kuzuka kwe kwa Kristo, hanyuma tukavuga kugaruka kwe, abantu bakava mu byaha bagakurikira Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Nibwo butumwa bwiza muhawe kwamamaza. Ubundi kandi ikintu cya kabiri ni ukuragira umukumbi. Ukuko ndagira ngo nze gusoza tuze gukomeza n'indi mihango. Haleluya. Aha turi ku ciciro cya nyuma twababwiye cy'inshingano zabo, ari nazo tugiye gutanga uyu munsi. Tuze kubikora tumaze kubivuga. Abahamagawe uyu muhamagaro wo kuyobora abandi bantu, tuvuze ko bahawe inshingano zo kwamamaza number 1 ubutumwa bwiza mu bisi, kugira ngo bamenye ki, bamenye agakiza. Icyo twizeye tucyamamaze hose, bizere bakurikire Kristo. Ijambo rya kabiri twari tuvuze kuragira umukumbi. Aha kuragira harimo kugaburira. Iyo uragira umukumbi uzumenya izinanutse, uzumenya izibushe, ukamenya uko uhengekereza. Inka ndazikunda nubwo zitakibaho, kandi nakundaga nko iyo nagaba naragiye habe nubwo ryo bishira imeze gutari ko nkazambona ndi nyuma y'inka tegereje ko imvura izuba. Ibindi byose byagombaga kuba byo kwibagirana muri ico gihe. Umushumba w'inka uze wemera igihe cy'inzara yazo, ukemera kubana nazo mu nzara ntuzuzihunga. Ni ukuvuga ngo uzugira igihe cyo kunyagirwa n'imvura, ukazugira ibihurirano by'umwanya muto, ukemera kunyagirwa imvura zizobanyagira. Hari imvura zo mu butumwa. Ubundi kuna baraka za injili na kuna magumu ya injili. Kuna muda kupigwa na mvua na kupigwa na jua, na kuna muda wa kupumzika. Mwungeri w'inka urazikuya ukazumenya izashangaye, ukazumenya izitebaga izifite intege nke, ukabasha uburyo bwose bwo kubasha kuzigaburira. Hari n'izuzuhengekera ukazuzijana, ukazuziragirira, ukazicurika aho izindi zitari. Hari w'abakristo basabwa kubegera cyane kuruta abandi bantu bari ubona kuko bari kure. Aba nibo dukwiye kuza twegera cyane. Nubwo navuze gutyo, nuzoza ubona umuntu uzi neza ko adakijijwe, akinywa inzoga ariko akaziza mwikari, muza mumuheza izintebe za hano hafi. Mureke kumuheza gusa mikoro hano atarakizwa ngo atangire abwira abantu ubutumwa butari bwo. Mumwicaze, mumwigize hino, mwemere zibanukire, mumushire ku ntebe imbere yumva ijambo ry'Imana. Haleluya. Uwo ni muri wa Kristo. Nukubegera tukabakuyakuya, nukugira ngo tubone uko tuziyengekera, tuzigaburire. Izo nazo ni izacu. Yesu yasize 19 aje gushaka imwe yari izimiye. Yasanze ivunitse yenda gupfa,
wacunguwe ntawamenya imigezi yambutse no kuze mu mwijima ashaka iyo ndama yumva indama ihondobereye asanga ivunitse yenda gupfa yumva indama ihondobereye asanga ivunitse yenda gupfa. Haleluya! Iyo ndama ni njyewe wari kure, ni wowe wari kure, n'uriya ukiri kure, ni twebwe akeneye kugira ngo tumwegere tumugaburire. Ijambo rya kabiri ni ukurinda. Tuza tubagaburira amaze twamara tukarinda tukabasengera, wakiwanena mabaya tunawafariji, turabarinda. Hari ibikomera abantu bakomereka, turabegera tugakomeza kubarinda, turabahumuriza. Ayi mana we, Mana ishimwe cyane. Muze kumfasha kugabanya umuvuduko nonezerwa. Nza numva musaza Kamburisha ni wavuze ngo azanumva afite ihuba ry'ijambo ry'Imana. Nanje zanumva ko no kwama mvuga gusa. Haleluya. Ariko no kubahiriza amasaha mugume mu ndebe muze kuntunga agatoki ndaza gutakaza umwanya umunezero. Buri inyoni zose zagenewe kuguruka. Ubwo inyoni ngo ntuguruke uko ntuba wabimenye. Abanyamwuka uko niko tumeze. Tuzatwumva gusa tuguma kugenda n'ukuguruka. Twari tuvuze ijambo ryo kurinda. Ijambo rya gatatu, muri kurya kuragira bazabasuzuma, bazabagenzura. Twagaza turagira umuntu yagera mu rwuri ukazusuzuma ko inka zose zigiye gushoka. Nigiye wakuye ukazureba ko inka ntayishobora kuba yaguye yafashwe n'umuzi cyangwa n'umusayo utabonye. Hari ngo mu masaha umwe bw'intabwa n'izindi nka zihwabaye zabaga zibyaye ikabyara wenda ari bugumi ibyaye nka 6 cyangwa 5 bivana n'amagufwa yayo. Hari zimwe zamaziga ukazusuzuma buri kanya ese irahari. Hakaba n'izindi zicangwe zisigara inyuma, izindi zose zagiye. Ukazubanza ukareba kuko yavuye. Iyo nizifunga feriri inyuma uyibonye uzumenya ko izindi zose nazo zaje. Ni ukuvuga ngo tuzadusuzuma. Haleluya! Umubyeyi azasuzuma akamenya umukristo utasenze, akamenya impamvu atasenze, akamuhamagara akamubaza ati byagenze gute. Tusuzumi intama zacu. Oh, haleluya! Turasuzuma. Twahawe inshingano zo kubasha gusuzuma umukumbi. Icyakane ni ukuvura. Umuntu yagaza aba ucuye inka wareba yagize nk'igitebetebe yacuruye nk'igice cyo hejuru ukavuga ati iyi nka ni isimo, ni igihuzu yariye se cyangwa se yarwaye iki. Ukazureba kwiriyunamira nakanyaga yarwaye. Ugasuzuma wamara ukareba indwara yarwaye, nimba ari uburenge itabasha kurisha cyangwa nimba ari umushugi yatamiha izana urukonda. Ugasuzuma ukamenya inka ukavuga ati inka ni umushugi niki, hanyuma ugashakisha umuti. Ukama n'igihe utabaga ufite wagazuja kushaka ku kindi kiraro ukagerageza kuzivura. Intama za Kristo ziravurwa. Haleluya! Ko ndatanga urugero rwumvikana kuko turaboroze. Intama z'Imana ziravurwa. Ijambo rya nyuma ni ugucaha. Iki abapasiteri bahawe ubushobozi bwo guhagarara hano akakubwira ngo wari ubyifuje ariko byemere ubutuje, kandi wahata bakakwicaza. Ni ukuvuga ngo baracaha mu buryo bwose kuko bahawe ubwo burenganzira. Si byose nibyo abakristo badacahwa ngo azogenda. Kristo afite ibihumbi n'ibihumbi bitazopfukamira Bahari. Abizeye Kristo bakagira umwuka wera uzubemeza guca bugufi. Zantangazwa n'abayumbe bataza baca bugufi. Uwo mwuka nzamwibaza kawushaka nkawubura. Nibo bantu ku isi mu bantu bazabumvira bazi kubaha no guca bugufi n'abayumbe. Iyo bamubwiye ati uba witonze nta kuvuga ati cyangwa ngo agenda avuga andi magambo me
kuko afite umwuka wera w'Imana. Uwo niwo tukwiye gushaka. Nimba tutarawugeraho dusubire dupfukame cyane bya bitaramo tuzatura noneho icyo nacu gihutumiye nka kugize udumiye igiheko. Uvuga ati Imana inyigisha umwuka wo guca bugufi. Si ndiyo? Abungeri bahawe gucaha, kukemea amaherezi azahano cyangwa se ibintu by'inzaduka bivugwa hano. Ni ngombwa ko abayobozi bahaguruka bagacaha. Abana mu rugo turabacaha kugira ngo bakure bagire ubwenge, bakurane indangagaciro z'abakijijwe. Muranezerewe? Oh haleluya! Rero aha ryari ijambo ryo kurinda umukumbi. Hanyuma rero nyuma yo kwamamaza ubutumwa, nyuma yo kuragira umukumbi, bahawe inshingano zo kubarika, kugasanira. Bahabwa inshingano zo kugasanira. Ni ukuvuga ngo abamaze kwemerwa nibyo kuko ndagira mu gikorwa nyirizina bagera bahabwa inshingano zo kugira gute, zo kugasanira. Ubundi kandi abahamagawe uyu muhamagaro bagira inshingano zo kubasha gutanga igaburo ryera, bagira inshingano zo gushingira, bagira inshingano zo gushingura. Iyo bageze mu rugo rwego ni ukuvuga ngo baba barahawe ububasha bwo kubasha gukora ibintu byose. Itorero ryarabizeye ritekereza kuba inshingano, babishira mu bikorwa, begurirwa kugira ngo imirimo yose bayikore kuko bamaze kurambikwaho ibiganza. Haleluya! Bene data, icyanditswe twasomye cyo muri Mariko cyatubwiye ngo ushaka kuba mukuru yemera mu mugaragu w'abandi, ushaka kuba imbere niyemere kuba imbata. Ibyo Kristo yarabisohoje ubwo yadupfiraga atwara abanyabyaha kugira ngo abashe kutwunga n'Imana. Namwe rero ni ngombwa ko mugomba kwigira kuri uru rugero. Ibi byose twasomye biri mu gitabo cy'urwandiko rwa Timoteyo rwa mbere 3 uhereye aho, muzoza mubisoma umunsi ku wundi. Icyo ni igipande kireba umupasiteri wese. Nanje aho bivuga nzangera igihe nkagisoma kagisubiramo kugira ngo nkomeze nkorere muri urya murongo. Haleluya! Tugeze mu mwanya tugiye gukomerezaho wo kugasanira bene data kugira ngo bahabwe inshingano. Muze kusingiriza birya byose bigenewe kugira ngo tuze gukora ibintu